abasore bo mu Rwanda batandukanye n'abandi basore b'ahantu hariho hose ku isi. Abasore b'ahandi hose ku isi mu buzima busanzwe, iyo bari mu rukundo, wenda uwo mukobwa agafata umukunzi we yamuciye inyuma cyangwa se yamuhemukiye mu buryo runaka nyine busanzwe, umukobwa ahita aza n'umujinya mwinshi cyane kuri wa musore wamuhemukiye cyangwa se wamuciye inyuma, agahita afata urutelefone rw'uwo musore agahita rukubita hasi akarumena. Noneho yarangiza agahita avuga ati babe please ndakwinginze mbabarira ngusabye imbabazi. Telefone ikaba imenetse muri ubwo buryo, wa musore agatuza akavuga ati baby nta kibazo, telefone tuzagura iyindi, ndetse noneho ikibazo tunafitanye cyaguteye n'umujinya reka tugikemure. Umusore wo mu Rwanda rero ibeshye wowe umumenere telefone sasa ngo yakorakaje ngo yaguciye inyuma, umumenere telefone, wibeshye umumenere telefone. Amaso yayakuramo yose akayakuramo. Cyakora uramutse ufite n'amahirwe nyine ukaba uri umunyamahirwe, wasigarana ijisho rimwe. Umusore wo mu Rwanda ngo yaguciye inyuma hanyuma ngo wamumeneye telefone. N'abakobwa namwe murabizi.